basa bose ndumva abanyarwanda benshi babaye muri Kigali bamuzi kuko yahoze ari umucuruzi muri quartier Mateus, cyane cyane akora ibintu byo kuvunja amafaranga, ku buryo rero muri icyo gihe ndumva ari mu bantu babikomeyemo cyane, akaba atuye hano mu gihugu cy'Ububiligi i Buruseli. Undi nk'uko bivuze ni Serafin Twahirwa, nawe wari umukozi ndakeka muri Minisiteri y'Imirimo ya Leta muri 1994, akaba yaratuye za Gikondo na Gatenga, ndumva ari hazwi cyane. Undi rero akaba ari Ndangari Christophe, wari umutegetsi ukomeye muri ishyaka rya MRND, yari navuga mu bayobozi barikuriye baritekereza, akaba yaratuye Kacyiru mu Rwanda muri 1994. Akaba ari umuntu uzwi cyane rwose ku buryo iwabo ibyumba muri kiriya gihe twiteguraga gushyiraho guverinoma y'inzibacyuho, muzi ko hari amatora yigeze kujya ategurwa mu gace bitaga zone tampon, ni ukuvuga amakomine amwe n'amwe yo muri Ruhengeri na Byumba, inkotanyi zitabaga zifite neza ndetse n'ingabo z'u Rwanda zidafite neza. Hari amatora bigeze gukoresha y'ababurugumesitiri, icyo gihe akaba yari mu bantu bakoraga bamamazaga abakandida ba MRND baga bahanganye n'abakandida ba FPR. Nkeka ko kuva icyo gihe agomba kuba afitanye ibibazo n'abantu bo muri FPR, babonye ko ari umuntu ukomeye cyane ushobora gukangura imbaga cyane, akaba yatuma ibyo bashaka biburizwamo. Akaba rero ari umugabo usheshe akanguhe, ndumva yaratuye hano mu Bubiligi mu karere ka Charleroi na Mons. Akaba ari umuntu ukunze kwandika ibitabo byinshi bivuga amateka y'u Rwanda, hari ibitabo byinshi amaze gusohora muri iyi myaka ishize, ndumva afite ibitabo birenga 5. Bakaba rero bafashwe ariko se bakurikiranyweho iki? Bafashwe bamwe ku wa 2 no ku wa 3 ejo bundi. Uko rero twayibonye bakaba bivugwa ko ubushinjacyaha bw'Ububiligi, n'ibyo twita no parike federal, ni ubushinjacyaha bwo ku rwego rwo hejuru mu gihugu cy'Ububiligi, bakaba bavuga ko baregwa ko bafite uruhare mu tsembabwoko ryabaye mu Rwanda muri 1994. Bakeka ko muri iyi minsi kubera ko bagomba guhingutswa imbere y'urukiko kugira ngo rurebe niba barafashwe bikurikije amategeko cyangwa se niba bashobora kuburanishwa baba hanze. Ubwo niho tuzamenya muri makeya ibyo buri umwe muri bo yaba akurikiranwaho mu ruhare yaba yaragize muri biriya bikorwa byabaye. Bariya bagabo uko ari 3 biyongereye kuhe mubare w'abanyarwanda bafatiwe aho mu Bubiligi bakekwaho uruhare bashobora kuba baragize muri jenoside yakorewe mu Rwanda. Kuva mu mwaka wa 2001 igihugu cy'Ububiligi cyafashe iya mbere mu gukurikirana abantu babakekwaho ko baragize uruhare muri jenoside mu Rwanda. Navuga ko ugereranyije n'ibindi bihugu aricyo gihugu cyakoze kurusha ibindi, kikaba kimaze guca imanza ndumva ari 9. Ubwo rero hakaba hari abantu ndumva nka 3 bandi bagomba kunyuzwa hano mu bita muri cour d'assises, ni kuvuga mu rukiko rushinzwe rw'abaturage batorwa bunganiwe n'abacamanza. Biteganyijwe mu mpera z'uyu mwaka ariho bagombye kuburanisha, kuko bamwe bamaze imyaka irenga 5 bakurikiranwa banje gufungwa, nyuma barafungurwa. Birashoboka ko nk'uko bibiswa hashobora kuba hari n'abandi banyarwanda bashobora nabo kuzafatwa mu minsi iri imbere. Hari amadosiye nkeka atari munsi y'100 ubushinjacyaha bw'Ububiligi bwaba bufite, bumaze iminsi bureba niba ibimenyetso u Rwanda rutanga ku ruhare abantu bamwe baba bafite mu jenoside, niba ibyo kugira ngo barebe niba hari ibimenyetso bifatika bituma babakurikirana hano. Innocent Twagiramungu.